Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose aho dukurikiranira uherereye, reka tuguhe ikaze muri aya makuru. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane mu karere ka Musanze, hafi muri parike y'Ibirunga. Amakuru rero akaba akomeje kugenda yemeza ko hano muri parike y'Ibirunga haje gufatirwa ikamyo yari yikoreye ikiyoka. Mu by'ukuri biravugwa ko iki kiyoka cyari kigiye kunyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda, kigakata cyerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ngo kikaba cyari giturutse hano muri kino gihugu cya Uganda. Birumvikana ku ruhande rw'igihugu cya Uganda rero niho iki kiyoka cyari giturutse. Amakuru rero twabashije kuba twamenya ni uko ngo iki kiyoka uburyo kiki rero cyaje kuba cyakwinjizwa cyangwa se iyi kamyo yaje kuba yakwinjira mu gihugu ni ibintu byaje gutungurana, dore ko amakuru yemeza ko ngo cyaje kuba cyakwinjira mu masaha ya nijoro. Biravugwa ko rero iki kiyoka ngo ari bimwe mu biyoka rero byororerwa hano muri kino gihugu cya Uganda, ngo kikaba rero cyari kijyaniwe umushoramari hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse binakomeje kugenda byemeza ko ngo ubusanzwe ngo asanzwe atuye hano i Goma. Ni hano hafi rero n'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya rero iki kiyoka kikimara gufatirwa aha hantu, cyangwa se iyi kamyo ikimara gufatirwa hano muri parike y'Ibirunga, biravugwa ko rero hari byaje kuba byakurikiraho nyuma y'uko ifashwe. Umushoferi wari uyitwaye yaje kugira icyo atangaza, ndetse na bamwe rero mu bari barimo baragerageza kuba bahambura imigozi cyangwa se iminyururu yari iziritse kino kiyoka. Hari byaje kuba byababaho, ni ibintu biteye ubwoba. Ni ibintu biteye ubwoba rero tugiye kubigarukaho muri aya makuru. Gusa turagusaba niba ari ubwa mbere, nyaboneka ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ugize ibone mu bambira amakuru yacu ujya kurikirana gatanu ku kandi. Kurashare cyangwa se partage aya makuru unayasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri komenti utangemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka tugaruke kuri iyi nkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru. Abantu benshi mu by'ukuri baje gutungurwa, bo twagerageje kuganira nabo bakaba rero batubwiye ko mu by'ukuri batari basanzwe bazi ko hari ikiyoka gishobora kungana gutya. Mu by'ukuri nk'inzoka zisanzwe zimenyerewe hano mu gihugu cy'u Rwanda ziba ari inzoka ntoya, ariko iyi nzoka ikaba yaje kuba yatungurana. Amakuru rero twabashije kuba twamenya ni uko iyi nzoka ngo zororerwa hano muri kino gihugu cya Uganda. Hari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byorora inzoka. Izi nzoka zigakorwamo ibiryo bitandukanye by'inyamaswa, ndetse hari n'abakomeje kugenda bemeza ko ngo cyane mu gihugu cy'Ubushinwa ngo bakora amasaradine bagashyiramo inyama z'izi nzoka. Urumva nyine uko byagenda kose, nawe niba urya saradine byanga byakunda ushobora kuba warariye kuri izi nzoka zororerwa mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko iyi ngiyi yo ikaba yororerwa hano, cyangwa se ikaba yari mu zororerwa hano muri kino gihugu cya Uganda. Uyu ni umushinga ukomeye cyane waje guterwa inkunga, ndetse binavugwa ko na leta y'Ubugande isanzwe izi uyu mushinga wo korora ibi biyoka. Byarangira rero bikagurishwa bikajyanwa mu bihugu bitandukanye bikajya kuribwa. Amakuru rero akaba yemeza ko ngo uyu mushoramari wo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo gahunda yari afite yari yo gufata kino kiyoka rero ngo akaba yahita akijyana mu Bushinwa. Birumvikana ni indege yagomba kuzaza kugipakira igahita ikijyana mu Bushinwa. Urumva byanga byakunda abantu b'abashoramari hari uburyo baba bazi gushora imari mu bintu bigiye bitandukanye. N'uyu nguyu rero akaba yari yashoye imari
mu kugura ibi biyoka rero akongera akabigurisha mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko urumva nyine ntabwo byaje kuba byamuhira, nubwo bitamuhira rero kugira ngo kino kiyoka kibashe kuba cyamugeraho, ariko hari amakuru yizewe twemeza neza ko ngo iki kiyoka nubwo cyaje kuba cyahagarikwa, ariko ngo gishobora kuza kuba cyakomorerwa, cyangwa se umushoferi wari utwaye iyi kamyo ashobora kuza kuba yakomorerwa akaza kugenda mu masaha ya nijoro agakomeza yerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana naza kuba yarekurwa akaba ari buze kunyura hano i Musanze agahita akata, urumva ni za Cyanika, agahita akata hano i Musanze agakomeza muri uyu muhanda werekeza za Rubavu, agakomeza akagenda agera Rubavu ndetse agahita yambuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano neza neza i Goma. Akaba ariho rero kino kiyoka ngo cyari kijyanwe kugira ngo bahashakishwe rero uburyo ki kigomba kuba cyahita gipakizwa nanone indege igahita ikijyana mpaka kigeze mu gihugu cy'Ubushinwa. Abantu benshi rero mu by'ukuri baje gutungurwa ndetse bakomeza kugenda bibaza mu by'ukuri ese koko hari inzoka zingana zitya? Inzoka zingana zitya zibaho rwose, ntabwo ari inkuru mbarirano nk'uko rero nawe ukomeje kugenda ubibona kuri screen yawe. Ni ikiyoka kinini cyane, ni ikiyoka mu by'ukuri ushobora guhura nacyo ugahita upfa kitaragukoraho bitewe n'uko kingana ndetse n'uko giteye ubwoba. Ariko hari amakuru rero twabashe kuba twamenya ngo nubwo ibi biyoka babyorora bikangana gutya, ntabwo ngo bijya bisagararira abantu, kubera ko ngo babitera imiti ku buryo bimera nk'ibimara, ku buryo ushobora kugenda ukanagikora ku rurimi, ukagikora ku ryinyo, ukagikora aho ariho hose, ku buryo kidashobora kuba cyakurya. Dore ko muri kino gihugu cya Uganda aha hantu bororera ibi biyoka ngo hakorerwamo rero n'ubukerarugendo cyane ku bantu baza kuza gusura ibi biyoka. Ngo ni ibiyoka rero bikorerwa muri laboratwari ariko bigaterwa imiti, byamara gukorerwa muri laboratwari rero bakabigaburira ibintu bigiye bitandukanye, ngo bikarangira rero kubera ko tuba ari dutoya, tuva muri labo ari dutoya, niyo mpamvu rero bikora bikangana gutya. Ariko ngo ubusanzwe uburyo inzoka ziba zingana, ntabwo inzoka isanzwe ishobora gukora ngo ingane gutya, ni ibintu bitabaho. Ariko izi ngizi ziba zakorewe mu marabo, birakunda ko zikura zikangana gutya. Kandi ikindi nshobora kuba mvuga ngo rabo ukumva ni ibintu bihambaye cyane, nawe hari ibintu byinshi urya byagiye bituburirwa mu marabo, harimo nk'izi nkoko za kizungu, hari n'ibintu byinshi bigenda bituburirwa mu marabo bikasohoka hanze bikororoka, ndetse n'abantu ugasanga bari kugenda babikonsuminga babirya. Rero nta kintu gitangaje kirimo rero kumva ngo iyi nzoka yakorewe muri labo cyangwa se zikorerwa mu malaboratwari, zikavamo ari utwana zikagaburirwa ibintu bitandukanye ndetse zikabasha kuba zakura zikangana gutya. Ntabwo ari ibintu bihambaye, ntabwo ari n'ibintu wakwirirwa utindaho cyane. Amakuru rero twabashije kumenya nuko uyu mushoferi yahise atanga ibyangombwa byo muri kino gihugu cya Uganda, atanga inzira yagombaga kumwambutsa, ibyangombwa by'inzira. Muri make haza kuba communication n'uyu mushoramari, bikaba biri muri negotiation kugira ngo iki kiyoka gikomeze kinjire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko ngayo rero update z'aya makuru twari tuje kugira ngo tuguhe muri kano kanya. Ariko nyaboneka mbere yuko dusoza aya makuru, reka tubanze twisabire ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukana kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ujye yakurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share cyangwa se partage aya makuru, ukayasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu wibagirwe gukora like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumbura ngo buhanga, amakuru acukumbura ngo bushishozi ndetse amakuru yizewe icyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao bye bye. Amakuru nakagaruka.